Ese koko kubura ibyo wifuzaga byakuviriyemo kumva utashima Imana? Ese wigeze wibaza impamvu utakibona impamvu yo kuvuga ngo Mana urakomeye? Ariko se niba Dawidi, Mose, Yobu, Yozefu ndetse na Pawulo barashimye no mu mibabaro, wowe n'iki cyagutwaye umutima ushira? Nta mpamvu n'imwe ikwiriye gutuma udashima Imana. Mu Batesalonike ba mbere igice ya 5:18 haravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima ko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Dawidi amaze kwica Goliyati, abantu batangiye kumusingiza kurusha uko basingizaga umwami Sawuli. Ibyo bituma Sawuli amugirira ishyari ashaka kumwica, maze Dawidi arahunga atangira kuba mu ishyamba no mu masenga, nta mu rugo, nta mutekano, rimwe na rimwe nta n'ibiryo. Dawidi nta cyaha yari yarakoze, ariko yafatwaga nk'umunyabyaha ibwami. Nyuma umwami Sawuli yaje gupfa, maze Dawidi aba umwami. Igihe cyose Dawidi yabayeho yahoraga ashima Imana akanandika Zaburi. Ubwo Mose yari ayoboye Abisirayeli bava muri Egiputa, bageze imbere y'inyanja kandi nyuma yabo hari ingabo za Farawo. Nuko babaza Mose bati, kuki utuzanye gupfira mu butayu? Muri Egiputa nta mva zibayo. Nuko Mose yiziye Uwiteka arababwira ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Uwiteka yatabaye Abisirayeli icyo gihe abinyujije muri Mose. Mose nawe ntiyigeze areka na rimwe gushima Uwiteka. Yewe no mu bihe byo mu butayu bagiraga igitambo buri munsi. Yobu yabuze ibye byose, amatungo, imitungo, ndetse Yobu apfusha abana be bose. Yobu yaje kurwara cyane araremba, inshuti ze zimucira urubanza, umugore bamugira inama yo kureka Imana. Ariko Yobu mu bukene bwe bwose, muri ubwo burwayi bwose, muri ubwo buribwe bwose, Yobu ntiyigeze areka gushima Imana no kuyicyubahira. Yosefu yanzwe n'abavandimwe be bamujugunya mu ishyamba. Ibyo bidahagije baramugurisha ngo ajye kuba umucakara. Yosefu kandi yakunzwe na muka Potifari, ariko Yosefu amwimye ibyo yamushakagaho baramufungisha. Nyuma Yosefu yaje kuba ikigera cy'umwami Farawo, hanyuma agira neza abavandimwe be bamugurishije. Mu bihe byose Yosefu yaciyemo ntiyigeze ahwema gushima Imana. Pawulo wahoze witwa Sawuli yahoze afunga, atoteza kandi yica abakristo. Nyuma yo guhinduka Pawulo yatangiye kwigisha ubutumwa bwiza, arakubitwa, ahura n'imiraba mu nyanja, ajyanwa nk'imbohe ndetse aranafungwa. Pawulo yandikiye inzandiko nyinshi muri gereza, aho yahoraga ashima Imana buri munsi nubwo yabaga ari muri gereza cyangwa mu makuba. Abafilipi igice cya 4:6 baravuga ngo, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Uyu munsi nibyo ufite ubukene, ufite uburwayi, ufite ibibazo bikomeye, ufitanye amakimbirane n'umuryango, ibyo byose nta na rimwe bizashira tukiri mu isi. Niyo mpamvu tugomba guhora dushima mu bihe byose, kuko dutegereje gushima mu bihe byiza ntitwazigera dushima, kandi gushima bizana imigisha myinshi, kandi ubu uyikeneye cyane. Niba ubutumwa bugufashije, ari Imana ishimwe. Kigali Worship, Imana ibahe umugisha.